muraho neza nshuti bavandimwe bakunzi bacu, bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, mudahwema gukurikirana ibyo tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, imitungo itimukanwa tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, yaba igurishwa, ikodeshwa, yaba ibibanza, amazu, amasambu biri hirya no hino mu gihugu cyacu. Twongeye kubasuhuza cyane kandi turabishimiye, tubasaba gukomeza gukanda subscribe kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market, mukomeza kandi no gukora share hirya no hino kugira ngo buri wese abashe kwibonera umutungo wamunyura, kugira ngo nawe abashe atunganirwe. Kuri iyi nshuro rero, kuri iyi nshuro tubazaniye inzu nziza cyane, inzu y'akataraboneka igurishwa amafaranga kandi atari menshi. Ni inzu nziza iri Kicukiro mu mujyi wa Kigali, iri Kicukiro mu Kagarama ahazwi nko ku Muyange. Kicukiro mu Kagarama, karitsiye nziza igezweho, irimo imihanda myiza y'amakaburimbo, irimo amazu meza. Ni ukuri iyi nzu ni nziza cyane, turayibararikiye. Iyi nzu rero tudatinze, ni inzu ifite igikoni cyiza cyane cyo mu nzu nk'uko muri kubibona hano ku mashusho. Ifite igikoni cyiza cyane kigezweho, gifite place zo guterekamo frigo, place yo guterekamo cuisinieri. Iyi nzu kandi ifite ibyumba 4, toilette 3, salo salle à manger, na cuisine nziza na stock. Buri cyumba rero kirimo garde-robe cyangwa akabati nk'uko muri kubibona. Buri cyumba kirimo garde-robe. Iyi nzu by'akarusho yubakishije amatafari ahiye yose n'amanexi n'igipangu byose byubakishije amatafari ahiye. Nk'uko mubibona ku mashusho, ni inzu ifite finishing nziza cyane cyangwa se irangiye neza cyane. Ngira ngo murabona cya gikoni cyangwa se ya cuisine iri moderne. Ni cuisine yometse amakaro kuva hasi kugera hejuru. Bana bya bindi usanga inzu yarishwe n'imyotsi. Murabona clôture yayo urabona iyi mire de stonema irakomeye cyane, yubakishije n'amabuye meza, amabuye akomeye. Clôture yose nayo ni amatafari ahiye. Iyi nzu rero rwose turabararikira kuza mukayireba mukayisura, kuko ni inzu nziza. Mbibutse ko nabwiye ko ifite ibyumba 4 binini, buri cyumba kikagiramo akabati cyangwa se placard nk'uko mubibona hano ku mashusho. Iyi nzu yarangiza ikagira toilette 3 na douche, birumvikana ko bijyana, ikagira salon, salle à manger, cuisine nziza nk'uko mwagiye mubibona, ndetse na stock na annex yo hanze. Iyi nzu ikaba iri mu gipangu cyiza cyane, ikoreye amasuku yose. Tutabicishije amatsiko rero, iyi nzu kandi mbibutse ko ifite parking, ikagira na jardin iri moyenne iringaniye. Iyi nzu rero tutabicishije amatsiko, reka tubabwire igiciro cyayo. Ntabwo ihenze mu by'ukuri, nk'uko namwe mwagiye muyibonera amafaranga yayigiyeho, ni amafaranga atari make. Iyi nzu irashaka miliyoni 65 z'amanyarwanda ziri negociable, cyangwa se ibihumbi 65 by'amadolari. Ni karibu cyane, ni karibu muri Nzuri Business Group Limited. Ni muze mwihahire iyi nzu, muze mwirebera imitungo tubafitiye igurishwa. Dufite nyinshi cyane, hari iziri kuri uru rubuga, tubetse ko ruriho amazu arenga 150. Hari ibiri kuri uru rubuga, hari ibyo tudashyiraho bitewe na ba nyir'ubwite. Hari imitungo minini tugurisha tutirirwa dushyiraho y'ubucuruzi minini cyane. Namwe muyishaka mwaza mukatureba. Tubibutse kandi ko tumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukabaca amafaranga make, tukabishyuriza abapangayi, tuyimanaginga rwose neza cyane. Turabibutsa guhamagara ya nimero 0788 48 67 cyangwa se 0788 2 inshuro 3 0123. Imbuga zacu zose ni Nzuri Market, yaba Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. website www.nzuri.rw. Mwana dusanga ku Muhima kuri ya mahano muri Feruje neza muri etage ari amatafari yanditseho Shema House, muri etage yayo
ya nyuma. Turakomeza kubibutsa gukanda subscribe kuri iyi channel ya Nzuri Market, mukaya mubona imari tubagezaho umunsi ku wundi 5 kuri 5. Iwacu umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze, ni karibu cyane muri Nzuri Business Group Limited. Ni karibu, murakoze, turabakunda cyane.